Aze muri Siza Radio Rwanda murakoze cyane waramutse Nepo waramutse Axel Rugangura waramutse neza cyane Adelard ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport n'abatayikunda nabo ndabasuhuje ntago babura rwose nabo mbasuhuza witwa Bin Salman arabatashya natashya cyane Bin Salman fande kabera tumusuhuza tumusuhuze cyane rwose cyane Wasili gahunda ya Rayon Sport by'umwari ko muri minsi rwose Rayon ifone muri systeme bisanzwe ukabona bisa nkaho biri kwanga yego ibyo ntibikagutera ikibazo kuko hari abantu biteguye kugufasha wageze kuri stade yego kuko nko ku munsi wo kuwa mbere case study yo kuri iyi match ya Vipers hari abantu barenga nka 200 yego bose bafashirijwe ara kuri stade hari nk'umuntu wazaga kubera ko abonye kuko urumva match yo kwa mbere bigoye match yo kwa mbere hari n'umuntu bitungurira mu nzira kumva match yabaye ariko akaza nta zindi information zindi afite akagera hariya itike yawe irihe sinamenye uburyo bwo kwigura ufite amafaranga yego bakahita bamufasha kwigura vuba itike ikagurwa cyane ibiciro rero ni bisanzwe ariko twebwe company turi gukorana nayo ni iyo ngiyo mu kanya gato ndaje mabwire n'akanyenyeri tugiye gukoresha kugira ngo abantu babashe kugura amatike ibiciro rero ibiciro ni 3,000 ahasigaye hose 5,000 ni amafaranga twishyuje hariya hatwikiriye yego 10,000 ni amafaranga twishyuje muri VIP hanyuma VVIP twayishyuje amafaranga 30,000 yego ibiciro ndabisubiramo yego 3,000 ahasigaye hose hariya hegereye cya cyapa kinini cya Kigali Pele Stadium yego ugashyiraho kwa Seburengo ugashyiraho kino gice cyaho abakinnyi bakunda kwicara cyegeranye na vestiaire yego kino cyane ho kuri Baoba usanga kuri Baoba niho voilà yego hanyuma nujya kuri izi sides zahakikije VIP ariko atwikiriye hanegereye abanyamakuru babicaye twahishyuje 5,500 hanyuma ahandi ho ni muri VIP tuhahishyuje inote y'10,000 VVIP ni inote y'30,000 kugira ngo bashe kureba umukino w'ikipe ya Rayon Sport ubwo ndatekereza umuntu ushaka kugura itike wese rero yamaze guterura telefone ye nibyo tugiye no kujyana agace gace kategori arimo yego nibura uwa 3 nibura uwa 5 nibura uw'10,000 nibura uw'30,000 tugiye kugendana kanda kanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri nanone 702 urwego nukandi iyo mihoro uraza guhita winjira muri system akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 702 urwego akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 702 ubundi byose bigende neza cyane rwose nunyura muri iyo nzira ibintu byose baraza kuba bimeze neza cyane hanyuma Wasili tugenda dusoza kugira ngo tukuriberuge n'ahandi no mu zindi gahunda ni byiza match zero zirategurwa rumva ko ibintu biryoshye cyane rwose ariko abareyo baribaza bati noneho abakinnyi bameze neza ba Senegale twarababonye Mabre bimeze bite abakinnyi bo byifashe bite nyirizina bareyo bazaza kureba abakinnyi babo bakunda bishimiye batumva harimo utwazo twa hato na hato twavuga ko team imeze gute umwuka umeze gute imbere y'umukino ariko n'imikino yose iri imbere icyambere cyo kubwira abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport uyu mukino ni umukino mwiza cyane mugiye kubonaho abakinnyi mutigeze mubona mu mikino yindi itambutse cyane cyane impuzamahanga twari tumaze iminsi dufite ikibazo cy'umukinnyi wacu witwa Mohamed Cheli yego yavunitse kuri match ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Gorilla yaramaze almost ibyumweru 3 adahari Rayon Sport iri kwitegura match ya Vipers dusoje uyu mukinnyi abakinnyi b'imyaka mito cyane bari abakubaganye yashatse kugaruka mbere y'igihe burya yaragarutse Rayon Sport yagarutse nko yagarutse kuwa 5 apushinga ashaka ko yagaruka mbere y'igihe ariko abatoza baramubwira ati no calm down ufite umwanya wawe uzakina nta kibazo iyi match rero y'ikipe ya Al Merrikh
mugiye kugira amahirwe yo kubona umuntu witwa Mohamed Cheri. Niyo match yiwe ya mbere agiye gukinira i Kigali. Isura isa nkaho ari nshya. Niyo match yiwe ya mbere agiye gukinira i Kigali. Amakuru menshi ava muri Kigali yarayumvishe, abantu bamuganiraho. Yakiniye ku kibuga kimwe gisa naho ari cyiza, ariko agira ibyago byo kudasoza umukino. Yego. Aje gukina match yiwe ya mbere, sinzi iminota umutoza ari buze kumuha, ariko match araza kuyikina. Mu mwitegure Mohamed Cheri araza kuba hari 100%. Yego. Hanyuma hariyongeramo umuntu witwa Pavel Nzira. Match ya mbere ntago mwigeze mumubona. Match ya mbere byahuriranye na yaramaze iminsi atari gukora imyitozo yuzuye, yaramaze iminsi arimo gukorera ku ruhande. Twagiye gukina match ya Vipers hasigaye hashize iminsi nk'itatu atangiye gukora imyitozo iri full, imyitozo yuzuye. Icyabaye rero niki, abatoza bamubwiye ko match ya Vipers ahubwo agomba kuza kishyushyanya n'abandi kugira ngo bibe pariti y'imyitozo, akomeze kongera iminsi y'imyitozo amaze. Amakuru meza hari rero, uyu munsi uyu turiho, ndabizi neza ko umutoza yamaze kumuteguza nayo ko araza ko ari ku rupapuro rw'umukino ku bakinnyi bagomba gukina iyi match ya Almeler. Igihe niki igisigaye ni icyemezo ari buze gufata nyuma umutoza kugira ngo tunamenye niba Yusudi yanyaraza kuba yicaye kuri bench cyangwa se niba ari buze kuba muretse kugira ngo amutegure neza aze kuba yiteguye gukina match Rayon Sport ifite ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 ikipe ya Kivu Sport. Ndumva ku bakinnyi abantu batigeze babona bari buze kubona kuri uyu mukino ari abo ngabo. Indi ni ya team tugiye kongera turebe Asman yaba meza ate none minota ari buze gukinira buze kwiyongera. Aziz Bazana araza kuba meza ate minota ari buze gukinira buze kwiyongera. Adama Bagayoga meza ate, Habimana Yves nyuma yo gutsinda igitego cya mbere meza ate. Rayon Sport yose irahari, icyabaye ni additional players kuko ni benshi bararenga. Mohamed Cheri araza kuba yaje, turaza kuba dufite umuzamu nakita ko ari uwacu wa mbere Pavel Nzira unamenyeranye n'umutoza Darikonovic bagiye kongera guhura. Hanyuma ugashyiraho na Yusudi yanye dutegereje kumenya makuru ya nyuma niba umutoza ari buze kumuha ego ahead yo kwicara kuri bench kugira ngo aze kuma nk'umunota umwe cyangwa ingahe cyangwa aze ko bari muri team gusa nazagene integra muri groupe gahoro gahoro. Ni nayo makuru mashya arimo arava muri camp y'ikipe ya Rayon Sport, ariko umukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport nta kibazo na kimwe abakinnyi bafite. Igisigaye ni ukureba imyitwarire yabo ku mukino nk'uyu nguyu wundi mpuzamahanga bagiye gukina. Ntacyo bashinja ubuyobozi, ntekereza ntacyo, kubera ko vuba hangaha twabonye agashahara nicyo cy'ingenzi twarakabonye rwose. Tunashimira ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. N'ibindi bitarajya ku murongo nabyo Rayon Sport irimo irabishakira ubushobozi, ariko ndatekereza ku kigero cya 80% cyangwa 45% abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport baranezerewe. Nabonye mwana nimutse mwaratwegereye hano, oya twibereye Remera hirya gato. Aho hirya batubonye naho twe turi gutunganyiriza iby'inama y'inteko rusange dufite ku munsi w'ejo. Turi no gukora amasuku kuri ofisi yacu nini, kuko dufite umushinga wacu mugari. Dufite n'abakozi bari basanzwe muri ofisi. Abo bakozi bose rero haba abo bashya bagiye kwiyongeramo kuva kuri CEO w'umushinga mushya ugashyiraho abakozi bazaba bamukikije, abasanzwe muri ofisi y'ikipe ya Rayon Sport twisanze twakoreraga habaye hatoya cyane. Icyabaye rero twagiye mu nzu yagutse cyane inishyurwa amafaranga menshi cyane hano Remera hariya hafi ya control technique. Abantu tuzabaha na location ku buryo barajya bahagera mu buryo boroheye. Ofisi nziza nini ikwiye ikipe nka Rayon Sport, abantu baraza kuyibona vuba rwose. Turimo turayitunganya dushyiramo ibirango, dushyira ahagomba gutereka ibikombe, dushyira abantu bagomba kujya bicara, abantu binjirira gutyo. Yari ofisi isanzwe ariko none tugiye guhindura ofisi y'ikipe y'umupira w'amaguru. Wasili ugira ngo se ntitwagushimira? Ndabashimiye cyane nanjye, ariko nshimiye n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nongera kubibutsa ko dufite umukino ku munsi wo ku cyumweru, ubwo ni ku munsi w'ejo ku isaha y'isa moya. Ikipe ya Rayon Sport iraza gukina n'ikipe ya Almeler. N'umukino uzaba ku isaha y'isa moya. Ibiciro kwinjira ni inote y'ibihumbi 3, ibihumbi 5, ibihumbi 10 muri VIP n'inote y'ibihumbi 30 muri VVIP. Umukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport yitegure kuza kureba uyu mukino.